Bir Uthman, iriba rya Uthman ryitiriwe Uthman nyuma y'uko ryari iry'umuyahudi. Uwo muyahudi yahendeshaga amazi kubera ko nta handi amazi yari ari usibye aho ngaho kuri iryo riba. Abantu baranyoterwaga bikaba intandaro yuko bajya kuvoma. Umuyahudi akabahenda. Murabizi natwe iyo ufite ibicuruzwa ari wowe bifite byonyine. Biranashoboka kuba ushobora kubona umwana uri mu mujtahid urangije amashuri ye, waba wenda ntago bishoboye, ukavuga ati wa mwana uri tayari mwishyurire provisoire ushaka agapenya. Icyo ni ikintu cyoroshye bavana mu Islam. Uwo mwana kubera ko nta kindi ari gukora, afite n'umuhate, akiga amategeko y'umuhanda, akabona aga provisoire wenda ukakamwishyurira, ndetse ugashyiraho n'imbaraga zo kuba wamushakira iyo perime. Ntago ari ibintu bihenze cyane ku buryo tutabyipevera. Iyo perime nayibona akabonamo akazi, ako kazi kakaba impamvu y'uko azaba umugabo, agashaka ako kazi kakamutunga. Bavanywe mu Islam, si igikorwa usize cyoroshye, ni igikorwa twese dushobora gukora kandi cyose kikagira umumaro. Niyo wowe warapfuye, ariko uwo muntu mu kuba akiri kubona riski, akiri kubona akazi, yewe mu kuzamuka mu ntera wabigizemo uruhare. Bavanywe mu Islam. Dukomeje rero icyicaro cya 12, nanibutsa yuko abantu dukomeje gukurikirana ibyicaro insha Allah twakwegera hano, kuko biri muri sunna. Abantu bibagiwe gutera umugongo umwanya igihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, wasangaga amasomo abasahaba bari ku myanya ya mbere. Ubwo ibyo rero tujye tugerageza insha Allah ku batarwaye imigongo cyangwa se ku badafite ikibazo yuko bakwegera hano mu myanya ya mbere, kuko ari byo byiza insha Allah. Al-majlisu thani ashara, icyicaro cya 12, utruk atharan saliha, siga ibikorwa byiza. Aho uri siga ibikorwa byiza, cyangwa se ibyo dushobora kugenekereza nko mu Kinyarwanda, siga inkuru nziza imusozi. Ni ukuvuga aho uri gira igikorwa ukora cyagirira umumaro abandi. Umwanditsi hafidhahullah aratubwira ati innal amala salih, mu by'ukuri ibikorwa byiza, al-mu'taddi imtidadu li hayati al-insan, ibikorwa byiza bitunganye biri mu mpamvu y'uko ubuzima bw'umuntu bwiyongera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ushobora kuzamo baraka bukiyongera, cyangwa se ibikorwa ugasigara uruta n'abantu bazima, kuba muzima kuruta uko abandi bariho. Nk'ubu ngubu dufata urugero, hari abantu batabarutse, Allah bagirira impuhwe, ariko ibikorwa byabo bikaba bigihari. Abo ngabo hari igihe baruta babandi bahari, ariko nta mumaro, cyangwa se barimo baratesa abantu, cyangwa se barimo barakoroga abantu. Umwanditsi aratubwira ati ibikorwa by'umuntu byiza bitunganye nibyo bituma ubuzima bwe bwiyongera bukaba burebure. Haythu yadhharu dhalika jaliyan fi qawli nabi sallallahu alayhi wasallam, kubera ko bigaragara mu mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam agira ati idha mata ibnu adam, iyo mwene Adamu atabarutse, inqata'a amaluhu illa min thalath. Turabizi ko iyo mwene Adamu atabarutse ibikorwa bye byose birahagarara, usibye ibintu bitatu. Muri byo harimo sadaqatin jariya, ibikomeza kubara cyangwa se ibikomeza kugira ubuzima, ni ibyaturo yatanze rihoraho, au ilmin yuntafa'u bihi, cyangwa se bwa bumenyi yatanze bukagira umumaro, au waladin salihin yad'u lahu, cyangwa se wa mwana mwiza yasize agasigara musabira. Ibyo bikorwa nibyo birokora umuntu iyo amaze gutabaruka. Umwanditsi ati wa hadhihi thalatha min jumlati al-amali salih al-mu'taddi, ibi bikorwa tuvuze bitatu muri hadithi, sadaqatul jariya, ituro rihoraho, ilmun yuntafa'u bihi, ubumenyi cyangwa se ubumenyi wigishije mugenzi wawe bakamugiraho umumaro, waladin salihin yad'u lahu, wa mwana wasize agasigara gusabira. Ibi bikorwa nibyo bishobora kuba bimwe mu mpamvu y'uko ubuzima bwawe buproronja bukaba bunini, cyangwa se byiza bikiyongera, kabone n'ubwo wowe watabaruka. Hanyuma
al-amalu an-naw'an, ibikorwa turiho turavuga birimo ibice bibiri abantu bagomba kumenya. Hari icyo bita amalu lazim, ni ibikorwa bya ngombwa kuri wowe ku giti cyawe, wa huwa ma kana nafi'an lil'amil faqat, ibyo bikorwa bifasha nyirabyo gusa. Fa ajruhu lahu, n'ibihembo bikamugarukaho we gusa. Kal azkaru mathalan, uramutse ukoza azkaru za sabani za masa, cyangwa ugakora azkaru za ba'da as-salah, cyangwa ugasari rak'atayn, ni wowe bigarukaho gusa. Wa yantahi bi mauti al-insan, kandi ibyo bikorwa bireka kubarwa umuntu apfuye nta azkaru waba ucyongeye gukora, nta swala waba ucyongeye gukora, no kuvuga byose birangirana. Nk'uko hadisi yabitubwiye, inqata amaluhu, ibikorwa bye byose birahagarara. Wa min ahamiyati al-amal al-lazim annahu wuqudu lil-amal al-mu'tadi, ariko noneho ibi bikorwa twavuze bya nyirabyo cyangwa se by'umuntu ku giti cye, ni nabyo bituma umuntu cyangwa se bishyira umuntu muri bya bikorwa biri prolonge cyangwa se bikomeza, kabone n'ubwo umuntu aba yatabarutse. Aricyo cya kabiri tujye kureba icyo bita amalun mu'tadi, ibikorwa bikomeza byikomereza, kabone n'ubwo wagenda, kabone n'ubwo watabaruka, cyangwa se izindi mpamvu zose zashoboka. Wa huwa ma kana naf'uhu lil'amil, ibyo bikorwa bigirira akamaro nyirabyo, wali ghayrihi, ndetse bikagirira akamaro n'abandi bose. Icyo nibyo somo turi bwige no munsi. Kadalalatu ala fi'li al-khayr, nk'ikintu wenda dushobora gutangamo urugero gishobora gusigara, nko kuba waba impamvu yuko icyiza gikorwa. Ni ukuvuga ngo icyo cyiza gikozwe ucyungutsemo amathawab, ariko kiragirira n'abandi akamaro. Fahuwa awsa' fi al-intifa' wa rubama a'zam fi al-ajr, ni ukuvuga ngo kiragutse, kirakugira akamaro n'abandi kibagira akamaro, kandi biranashoboka kuba ari nacyo gifite ibihembo byinshi kurusha icyo wakora wenyine ku giti cyawe. Wa huwa babun wasi' lismirar alhasanat, ni n'umuryango wagutse wo gukomeza ibyiza byibara, hisabu yawe yibara, banke yawe y'ibyiza yibara. Wa dhalika liljawanib at-tali, ari nabyo tugiye kureba. Inna al-amal al-mu'tadi huwa janib kabir min jawanib ad-da'wati ila Allah ta'ala, ibi bikorwa byikomereza nibyo bifatiye runini cyangwa se bifashe uruhare runini no kugira ngo inzira y'Imana abantu bahamagarire inzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru bil ma'ruf, ndetse bikaba intandaro y'uko abantu babwirizanya ibyiza, bategeka ibyiza, wan nahyu 'anil munkar, kandi bikaba impamvu y'uko abantu babuzanya ibibi. Ibyo bikorwa nyine bikomeza. Nanone ikindi dusanga muri ibyo bikorwa bikomeza, annahu bimuthabati sadaqatul jariya allati yastabiru nafaha lak, ibyo bikorwa ushobora gukora bikagirira abandi akamaro, bishobora kuba intandaro y'uko byaba ituro rihoraho, bigakomeza kabone n'ubwo waba waratabarutse, kandi bikaba bikugiraho ibyiza, bikaba bikugiraho. Nanone annahu nashru lil'ilmi wa bayanu lishari'a, nanone muri ibyo bikorwa ushobora gukora bikaguka cyangwa se bikaba nk'ituro rihoraho, ni bwa bumenyi bwagutse cyangwa se ushobora kuba wasakaje ku bantu bose, bukabagirira akamaro, kandi noneho bukabasobanurira idini yabo. ولهذه الأسباب, kuri izi mpamvu وأمثالها, n'ingero twatanze, صار العمل المعتدي أحيانا أفضل من العمل اللازم. Izi ngero dutanze ndetse n'ibyo twavuzeho muri ibi bintu bikomeza, ibi urebye neza witegereje usanga ari byo bifite ibihembo byinshi cyane no kurusha ibikorwa we wakwikorera ku giti cyawe. Hanyuma ويسمى العمل المعتدي عند أهل السلوك, hanyuma kubamenyi cyangwa se ku bantu b'abanyabwenge babyita gusiga inkuru nziza imusozi, cyangwa se gusiga ibikorwa byiza. فحاول جاهد ألا تحضر مكانا,
umwanditsi rahimahullah atugira inama yuko tugomba kugerageza gushyiraho imbaraga yuko udashobora kubura ahantu cyangwa se presence yawe yonyine illa wa yakunu laka fihi athar ijabi. Presence yawe ahantu gerageza ukora iyo bwabaga ushake uburyo uhasiga inkuru nziza, sawa'an kana saghira, gashobora kuba ari gatoya, au kabira cyangwa ukasiga ikintu kinini. Waj'al hadhihi sajiyan lak, ibingibi bigira umuco kuri wowe, bigire nka karakteriza, ukuvuga ahantu ugeze uhasiga inkuru nziza cyangwa se uhasiga ikimenyetso cyiza gishobora kuba impamvu y'abandi gutungana cyangwa se kunguka cyangwa se gukora ibikorwa byiza. Fala tastaqillu shay'an min dhalik, kandi ntuzapfobye cyangwa ngo nuko kabona ari gato uzagakore kabone nubwo kaba ari gato. Allah aratubwira muri Qur'an agira ati faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kubera ko Allah ntazigera ahuguza uzakora ibyiza kabone nubwo byabingana n'akavungukira k'ivumbi cyangwa se atome, azabihemberwa haythu yajri laka ajruhu fi hayatik. Nukuvuga ngo ibyiza bizamuka mu buzima bwawe bwa buri munsi, wa ba'da mamatik, ndetse na nyuma yo gupfa kwawe, mimma sabaka dhikruhu fi kafarati sayyi'at, nk'ibyo twabonye bishobora kugukuraho ibyaha, wa nahwaha n'ibindi nkabyo. Fahiya a'malun yasira, ibyo ni ibikorwa byoroshye, bi ajwarin 'azima, bi ujurin 'azima, ndetse bifite ibihembo byinshi. Yashal ala nufus 'ardiha wa qabuliha, biranoroshye ku mutima kuba umuntu yabikora akanabitunga, biroroshye kuba umuntu yabikora akanabitunganya. Wa hiya majali khasb lil 'ardiha fi majalisina wa liqa'atina wa buyutana, kandi ahantu umuntu ashobora kubikora ibyo bikorwa twavuze bishobora gusiga ibintu byiza, dushobora kubikora mu byicaro byacu duhuye, mu gihe duhuye turi abantu, cyangwa se mu guhura duhuriye ahantu mu kiriyo se, cyangwa se ahantu tugiye kwiga, cyangwa se no mu mazu yacu. Fastathmir hadhihi almajal, gerageza ukoreshe iyi chance cyangwa se ubu buryo bwiza, fi kalimatin tayyiba, ukoresha ijambo ryiza, wal mawaqif al-i'tiyadiyya wa wasail at-tawasul, ndetse ukoresha imbaraga zose zaboneka n'ahantu hari hose, ndetse yewe ntuzareke ni zino wasail at-tawasul na zino social media. Umwanditsi ni katubwira ntuzatume nazo zibura kukungukira cyangwa se kuba wakora ibikorwa byiza. Yatanawwa al-amal al-mu'taddi, nanone nkuko tubivuga ibikorwa byiza wasiga ni byinshi cyane, biri amoko menshi. Fayatadamman aqwalan, bishobora kuba mu mvugo nziza, wa af'alan, cyangwa se ibikorwa wakoze, yumkin min khilaliha dalalatu an-nas 'alayha, birashoboka ko ibyo bikorwa ushobora kubigeza ku bantu cyangwa se ukabyereka abantu mu rwego rwo kugira ngo bakwigane, atari mu rwego rwo kugira ngo bakurebe, hanyuma bikaba intandaro yuko wowe wabaye impamvu yuko abantu bagera ku byiza, cyangwa se ukabona kuri mugenzi wawe bikaba intandaro yuko ubisharinga. Fa idha 'amilu biha kana li sahibi dalalatu 'alayha mithlu ujurihim, kandi niyo bikoze ukabyereka abandi, biba impamvu yuko uwo muntu wabikuyeho ukabigaragaza abona ibyiza, kandi nawe wabyohereje ukabona ibyiza nk'ibye. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، muri hadithi ngufi cyane intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iragira iti ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi, ubu impamvu y'igikorwa cyo gusakara ni nk'uwagikoze. Walwaqi yashhadu bidhalik, kandi koko dukunze kubibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Fa ahaduhum yusalli ad-duha 10 sanawat, birashoboka kuba umuntu ashobora gusari salatu ad-duha imyaka igera mu 10 bisabab risala al-jawwal, kubera message gusa yabonye, stat yabonye kuri telefone, akanzura gasari imyaka 10 salatu ad-duha.
hatawat ala fadlu tilka as-sala, kubera ko washyizeho ibyiza by'iyo swala akabibona mu buryo utazi, agatangira gusara iyo swala bikagera mu myaka 10 akisa, ukabona ibyiza n'uwabyigishije akabona ibyiza. Wal akhir yutabbiq hadith Abi Huraira, cyangwa sundi agashyira mu ngiro hadith yaturutse kwa Abu Huraira igira iti fi fadli tahlil, y'ibyiza byo kuvuga ngo la ilaha illa Allah inshuro 100 min khilali samaa, ashobora kubyumva ari audio cyangwa se wabimubwiye muri icyo cyicaro. Abir fi ahad almajalis, municaye ukavuga ati nyamuneka uzuko umuntu uzavuga la ilaha illa Allah azabona inshuro 100, azabona ibyiza nk'ibi, kakamujya mu mutwe akagakoresha yaba ari mu kazi, yaba ari gutwara imodoka, wowe mu buryo utazi ukaba wakoze dawa yawe kandi ukaba uri kwinjiza ibyiza. Faya bushra ad-da'ina ila al-khayr, bavandimwe wa Islam, tugerageze dukora ibyiza kandi tugeze abantu ku byiza. Bavandimwe wa Islam, ngenda bagira inama nihereyeho yuko umwemeramana ntago ashobora kujya ahantu cyangwa se kuba ari ahantu usibye ko agomba kuhasiga igikorwa cyiza. Imma ubwiye abantu ibyiza ibe hadith, imma ubwiye abantu gukora ibyiza, imma utunganyije ahantu byinshi twakora. Abavandimwe wa Islam, bikatwungura mu gihe twatabarutse tukaba tukinjiza ibyiza. Abavandimwe wa Islam, dufata urugero rworoshye. Hari abantu bakunze kujya mu byaro cyangwa se mu ntara, kamara icyumweru se ibyumweru 2, wallahi birashoboka yuko ushobora gufata ingemwe y'igiti ugatera igiti cyavoka masala. Urwo ni urugero rworoshye. Icyo giti uzatera ni ukuvuga ni ikintu hasize cyiza. Igiti cyavoka ni cyera, cyangwa se ayi nawu min al-ashjar, cyangwa igiti cyose watera, icyo giti uzigendera wigire mu bindi unakibagirwa, ariko icyo giti kizakura. Nigikura inyoni zizagishyiramo ibyari, abantu bazakiryamo voka, abantu bazacyugamamo, ndetse kizagera n'umumaro mu kuba impamvu yuko imvura igwa muri aho. Ibyo ni cyiza ushobora kubona ko cyoroshye cyane, ariko igihe watabarutse ukazajya ugisarura, inyoni ikiriyeho igasaba iduwa igira iti ya Rabbi, uyu muntu utumye ndya mugira impamvu yuko nawe umuha ibiryo, ntuzamwime ibyo ari byo byose. Icyo ni igikorwa gito cyane dushobora gukora kandi kikatugirira akamaro. Bavandimwe wa Islam, ushobora kuba muri mu cyicaro cyangwa se ujya mu byicaro by'abasore cyangwa se by'abantu by'urungano, nta nubwo bibujijwe, ahubwo bibujijwe n'ibyo ushobora kuvugamo, cyangwa se ibyemewe n'ibyo ushobora kuvugamo. Ukabwira ati ya shabab, mu gihe twicaye gutya muzakora istighfar, ujye wijijisha kubera ko dukora ibyaha byinshi, wivugira istighfar. Ntihazabura umurita mu gutwi akajya yikorera istighfar, akaba ari igikorwa usize gishobora no gukura, undi nawe akakigisha undi, ugasanga ku munsi w'imperuka subhanallah bakuzaniye ibyiza, ukabaza se byavuye he? Allah akakubwira ati niza istighfar wigishije mugenzi wawe nawe yazigishije undi, gutyo bibishene kugeza abantu babaye benshi. Umwanditsi atubwira ko ni byiza umwemeramana ameze cyangwa se ahageze agomba kuhasiga ibikorwa byiza, kabone nuko byaba bingana kose. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu niwe utubwira ati al-mu'min kal-matar, umwemeramana ni nk'imvura, ahantu hose ageze nafa ahagirira umumaro. Irwo ni urugero twari dutanze ruto cyane ku kintu ushobora gukora ugiye nko mu ntara. Biranashoboka kuba ushobora kubona umwana w'umujtahid urangije amashuri ye, waba wenda ntago bishoboye, ukavuga ati wa mwana uri tayari mwishyurire provisoire ushaka agapenya. Icyo ni ikintu cyoroshye bavanye mu Islam. Uwo mwana kubera ko nta kindi ari gukora, afite n'umuhate, akiga amategeko y'umuhanda, akabona aga provisoire wenda ukakamwishyurira, ndetse ugashyiraho n'imbaraga zo kuba wamushakira iyo perime. Ntago ari ibintu bihenze cyane ku buryo tutabyipevera. Iyo perime nayibona akabonamo akazi, ako kazi kakaba impamvu yuko azaba umugabo, agashaka ako kazi kakamutunga. Bavanye mu Islam, si igikorwa usize cyoroshye.
ni igikorwa twese dushobora gukora kandi cyose kikagira umumaro niyo wowe warapfuye, ariko uwo muntu mu kuba akiri kubona risiki, akiri kubona akazi, yewe mu kuzamuka mu ntera wabigizemo uruhare bavandimwe b'Isilamu. Ntitukajye twirengagiza ku buryo dusiga utwo tuntu twiza. Urwo ni urundi rugero dushobora kuganiraho tukabona ibyiza. Ibindi bintu byoroshye dushobora gukora ni ibihe: ushobora gushaka umwana hariya ushaka kwiga Qur'an mathalan kwa Kadafi cyangwa se ku wundi musigiti, ukamugurira uniforme, ukamugurira Qur'an, ukamubwira ati mwishyuriye n'amezi atatu. Icyo cyonyine ukoze umwana kuba impamvu yo gutangira gutyo, ari we bivuyemo ntabwo bishobora kugufata amafaranga 30,000 cyangwa 25,000. Bishobora kuba intandaro y'uko umwana ashobora gusoma Qur'an akayirangiza akaba umwarimu, wowe waranabyibagiwe, waranamwibagiwe n'izi, ariko noneho ya nyuguti wize urimo urayungukamo, abana azigisha, ubwo ni bya bihembo byinshi. Niyo mpamvu umwanditsi iki cyicaro cyise siga inkuru nziza ku musozi. Ntihazagire bavandimwe b'Isilamu akantu na kamwe dusiga keza, kuko ibyaha dukora ni byinshi, ariko ako keza niko kazadufasha. Hari qiswa imwe y'umumenyi, yari umumenyi afite n'abanyeshuri, ariko aza gutabaruka. Atabarutse, umwe mu banyeshuri be aza kumurota, aramubaza ko watwigishije cyangwa se ko wari umumenyi, ubu nturi mu byiza. Aravuga ati ndi mu byiza, ariko burya ikintu cyandokoye kigatuma ubu ngubu umeze neza ni suratul Fatiha nigishije abantu, ahubwo ubumenyi bwanjye kubera kutabutanga bari babunjijije, cyangwa se narize sinakwigisha ubumenyi bwose mfite, ariko ikintu cyandokoye ni suratul Fatiha nigishije abantu. Urumva icyo kintu ni gito, ariko wa mwana uri kwiga suratul Fatiha cyangwa se uri kwigisha suratul Fatiha arayimenye, buri swala azajya yisoma, kandi nayisoma mu swala uzajya wunguka ibikorwa byiza bavandimwe b'Isilamu. Kubw'ibyo rero dufatirane dusige inkuru nziza imusozi, dushake ikintu dukora icyo ari cyo cyose gishobora kuba intandaro mu byiza. Si n'ibyo gusa, ushobora no gusanga inzira yarangiritse. Ni ibintu bisaba ahantu hato, ugahamagara abakarani ukabishyura, yewe nawe ukabigiramo uruhare, mugaharura iyo nzira, abantu bahaca bose ibyiza urabibona. Ibyo byose ni ibyiza, tugomba kureba uburyo bwose twabikora. Si n'ibyo gusa, ushobora gufata ibintu byoroheje cyane ukabikora bikavamo intandaro y'uko ubona ibyiza. Jya mu cyaro, ufate umwe mu bana b'Abayisilamu umugurire ihene ya 15 cyangwa se ya 20, ihene ntoya, ubundi wigendere. Uwo mwana uzajya kugaruka ari umutunzi kandi umuhereye ku ihene bavandimwe b'Isilamu, yewe kabone n'ubwo y'ibihumbi 30 cyangwa 40. Ibyo byose ni ibikorwa bito bishobora kuvamo ikintu kinini cyane. Dutembere turebe ikintu twasiga hano ku isi bavandimwe b'Isilamu, aho kugira ngo isaha n'isaha tugendana n'urupfu, ejo n'ejo bundi dushobora gupfa, ariko kubera ko nta cyiza wasize, byose bikarangirana nawe. Za swala wasaraga z'itegeko zikarangirana nawe, ariko dukeneye gusiga hano inkuru nziza. Biranoroshye kuba ushobora kureba uvuga ati ni he nasiga amazi, wenda ibyo biba bihenze, ariko nabyo tugomba kubivuga. Nka bano bavandimwe bashyize amazi yo kunywa hano, ni igikorwa badutanzemo ibyiza byinshi bavandimwe b'Isilamu. Ibaza umuntu wagize inyota akaza akanywa kuri aya mazi. Kristo turayizi, hadithi turayizi, umuntu wahaye imbwa ifite inyota akayiha amazi mu rukweto akabona ijuru. Fama baru noneho wa muntu ufasha mugenzi we w'Umuyisilamu agakora iki? Akaza akanywa amazi. Uwafunze we bigenda gute? Noneho muri Ramadani baba bari gusarura ibingana gute? Bavandimwe b'Isilamu, twicare dutekereze, turebe imibare turi kubura, turebe ibihombo dufite kuri ibi bikorwa byiza. Ibi byose ni ibintu ushobora gukora byoroshye cyane. Ibi byose ni ibintu ushobora gukora. Reka mbahe ikintu nanone cyoroshye, tubona ko cyoroshye bavandimwe b'Isilamu, tutajya tunatekereza. Buri munsi twese tumena ibiryo, ushobora kutanabimena kubera ko ari byinshi, ukabimena ari ibikoko. Ufate umuceri wawe uriye usigaje ibikoko urabijugunya, uzagerageza ufate ibyo bikoko ugiye kumena, ubishyire ku gaplastike, ushyire hejuru y'inzu yawe wigende.
ntugaruke uzabibura, inyoni zizaba zabiriye. Ibyo byose ni utuntu dutoya twirengagiza. Kubw'ibyo rero bavandimwe mu Islam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, ntihazagira akantu gato wirengagiza, yewe no gukura igishishwa cy'umuneke mu muhanda cyangwa se icyari cyo cyose cyakwangiza. Ibyo byose biribeho. Sura umubyeyi wawe urebe ihala abayemo, nubona ahantu hamugora ushyireho agasima. Ibyo byose ni ibintu byoroshye dushobora gukora abavandimwe mu Islam. Igihe cyose bazakoresha cyangwa se uteresha irangi, igihe azaba neza bizaba ari khair. Subira mu rugo, bafite imiswari ishaje, gura imiswari, ufate ya yindi uyivaneho, ubahe imiswari mishya wigende. Nukuvuga dufite ibikorwa byinshi ariko turi mashuhuri, turahuze cyane kandi dutakaza amafaranga menshi. Wicaye ugatekereza imiswara mu rugo iwanyu basariraho, ushobora gusanga ari iya mbere ya jenoside, ukibaza noneho umuntu wayibahaye ukuntu arimo arunguka. Wowe wabaye impamvu yuko wafashe umuswari ukawujyana mu rugo ukawutereka. Shaka imisigiti ikeneye imikeka, wigurire umukeka wawe wishyiriyemo wigenge. Ibyo byose ni ibikorwa byinshi twakora. Dushobora kuganira mu bikorwa byinshi cyane twakora kandi byoroheje, tukaba turimo turinjiza muri banki zacu z'ibyiza, bikaba n'intandaro n'ubuzima bwacu bwiza ko bwaba bwiza bitewe n'iki utuntu twagiye dutega. Ni nk'imitego nababwira tubagenda dutega. Nimba uguze imiswara mu rugo ugahindura n'imiswara no ku bashuti bawe, ibyo byose ni imitego ugenda utega ku munsi w'imperuka izagufasha muri rwa rubanza rutoroshye. Hamwe tuzahagarara imyaka irenga 50,000, ubazwa isegonda ku rindi, ubazwa gato na kanini, ku buryo abantu bazavuga ati mali hadha alkitab, iki gitabo ni nyabaki, la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha, kitibagirwa n'akantu, yewe no guhumbya amaso barabyanditse, no kwimyoza barabyanditse. Subhanallah, ndabicikira he? Tuzakizwa n'ibikorwa byiza twasize bavandimwe Islam. Tuzakizwa n'ibyo twe twikoreye tubona kari bito, ariko imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akagenda akabirera, akabisigasira bikaba binini cyane kugeza ubwo bigize n'akamaro n'ubu ngubu. Tugaruke ku basahaba batubanjirije. Mwari muzi ko Uthman bin Affan radiyallahu anhu yapfuye ryari? Ntabwo tubizi. Yapfuye reka hashize nk'imyaka ingahe? 1400 nirimo. Mwari muzi ko afite amahoteli i Madina? Uthman bin Affan afite hoteli i Madina zinjiza, afite iriba bi'r Uthman ryinjiza, amaze imyaka 1400 apfa. Ni ibikorwa yagiye asiga bifite akamaro bavana mu Islam. Reka twivugire kuri bi'r Uthman cyangwa se ku iriba rya Uthman. Uthman bin Affan ari muri bamwe 10 al-mubashirin bil janna, abantu 10 bemerewe kwinjira mu ijuru bagihumeka, bari bafite garanti. Ibaza abantu bari bazi ko tuzinjira mu ijuru mahma yakun, aka kanya ko kubajije uzinjira mu ijuru, nta n'umwe ubizi bavana mu Islam, ntago tubizi. Ariko bo bari bafite garanti, nk'itike. Ufite itike yo kwinjira mu ijuru, ariko ma'adhalik aracyakora ibikorwa byiza. Bavuga ko buri kuwa gatanu yabohoraga umucakara hejuru y'uko abizi kazinjira no mu ijuru. Bir Uthman, iriba rya Uthman ryitiriwe Uthman nyuma y'uko ryari iry'Umuyahudi. Uwo Muyahudi yahendeshaga amazi kubera ko nta handi amazi yari ari usibye aho ngaho kuri iryo riba. Abantu baranyoterwaga bikaba intandaro yuko bajya kuvoma. Umuyahudi akabahenda. Murabizi natwe iyo ufite ibicuruzwa ari wowe bifite byonyine, urabihenda kugira ngo ubone amafaranga kubera ko uzi ko nta wundi muntu ubifite. Uthman ashaka kurigura, Umuyahudi aranga, ashyiraho amafaranga ashoboka. Aranamubwira basi reka nyaguhe njye mvoma umunsi umwe nawe uvoma undi. Umuyahudi aravuga ati ayo mafaranga ni menshi, ntacyo, uzaza uvoma umunsi umwe uvoma undi. Arayamuha, ariko takhtit cyangwa se strategy Uthman bin Affan yakoresheje
kuri uwo munsi yabaga afite yatangiraga amaso. Intandaro y'uko abo bantu bahendwaga cyane baza kwivomera mu gihe cya Uthman, mu gihe ku munsi umuyahudi bakamwihorera, umuyahudi atangira guhomba akavuga ati noneho amafaranga atangira kumushiranaho kugeza ubwo yagurishije iriba ryose, ukuvuga yarahombye. Uthman bin Affan ariha abayisilamu bararikoresha n'abandi bose barikeneye, muri aka kanya riracyahari kandi riracyafite umumaro. Ibyo ni byiza bagiye basiga abatubanjirije beza ridwanullahi alaihim, Allah abishimye. Kugeza ubu afite hoteli amafaranga make yivamo n'ibihumbi 50 by'amadolari, ngira ngo ni mu kwezi, hafi zijya miliyoni 50 z'amadolari mu mwaka. Izo miliyoni 50 z'amadolari zinjira mu bigo by'imfubyi, mu bigo bya Quran. Uwo ni umuntu ukinjiza yarapfuye bavanywe, bitewe n'uko bari bazi agaciro ko ku munsi w'imperuka. Ariko twebwe mu gihe tugifite amahirwe yo kuba wagura ikaye ukayiha umwana akayigiramo, dore ko muri iki gihe noneho byoroshye, amashuri yatanye, gura ikaye z'icyatanu bavanywe Islam, uyiha umwana ajye kwiga, ubwo bumenyi azigiramo akabumenya bukanamuzamura, uzaba ukiri kwinjiza bavanywe Islam. Ibyo byose ni ibintu tubona ko byoroshye, biri hafi, nta kintu bimaze. Fata umwana umugurire inkweto, fata umwana umugurire iniforume, ibyo byose ni ibintu byoroshye. Iyo uri kubikora gutyo, Allah agenda akungura no mu bindi, ugahura n'ibindi byiza. Bavuga ko ibyiza bihamagara, ugwa kuri iki cyiza ukagenda ukagwa kuri iki cyiza, gutyo rero nibyo bikorwa byiza twakagombye gusiga abavandimwe Islam. Ejo bundi nigeze kuganira n'umuvandimwe uba Ikibungo, yigeze kunganiriza bari gutera ibiti ku musigiti, abinganiza avuga ati bakeneye ibiti, igiti gihagaze cy'5, nimba atari 1000 ingemwe. Icyo gihe ntabwo nari ndi mu Rwanda, nahise mbwira abantu bari mu Rwanda bahita babyishyura. Hashize iminsi muri Ramadan nibwo nagiyeyo, mbonye ukuntu ibiti bizengurutse umusigiti, ndavuga ati iyo mbimenya nanjye nkashaka ubundi buryo nanjye nkohereza, kubera ko ubona ingaruka zabyo ari nziza cyane. Ibaza igiti kiteye ku musigiti, amahumbezi kizazana ku musigiti, inyoni zizaryaho, subhanallah, ukavuga ati twarahombye bavanywe Islam. Kubw'ibyo rero iki cyicaro cya 12 umwanditsi ntabwo yakigize kinini, yakivuzeho gusa kubera ku mpamvu z'uko ibyiza ni byinshi twareberaho bavanywe Islam, aribyo nahoze mbabwira. Nanasoza kuri iki cyicaro, wenda dusige umwanya w'ibibazo cyangwa se n'ibitekerezo dushobora gufatanya twese tukareba ibyo twakora, kugira ngo natwe tube muri ba bandi basiga ibyiza hano ku isi, cyangwa se ibikorwa byiza. Twese dufite ibitekerezo, dushobora kugirana n'inama ku bitekerezo tukunguka. Bishobora kumbwira ikintu bikagenda gute, nkagikurikiza, nawe ukabona icyiza bavanywe Islam. Kubw'ibyo rero bavanywe Islam, sozereje aha ku isomo, ariko dukomeza mu kiganiro kungurana ibitekerezo, ibyo dushobora gukora kugira ngo bidufashe bavanywe Islam, natwe dusige inkuru nziza, dusige ibikorwa byiza hano ku isi, ndetse no ku munsi w'imperuka tuzasange mu bitabo byacu, tuzavuge tuti ha umukora ukitabiya, muze murebe igitabo cyanjye, inni vanantu anni mulaqin hisabiya, nari mbizi ko Allah atazamuguza, none reba ibihembo byanjye. Abo bantu Allah aravuga ati fahuwa fi 'ishati radiya, abo bazabaho mu buzima bwishimiwe cyangwa se bishimiye fi jannatin aliya, wa billahi tawfiq.